Ku bantu bakunze filime mu myaka yo hambere ndetse n'uyu munsi, hari umugabo wamamaye wamenyekanye cyane muri za filime mu gihe cy'imyaka irenga 50. Hari abamumenye nka Rocky Balboa, abandi bamumenye nka John Rambo, ndetse hari n'abamuzi nka Barney Ross muri filime yitwa Expendables. Amazina ye nyakuri ni Sylvester Stallone. Gusa Rocky na Rambo ni amazina yazamutse cyane kuruta n'irye bwite. Abanyarwanda bo barebye filime mu myaka yashize bamwise Rambo mu bisheke bitewe na filime zisobanuye cyangwa se agasobanuye nk'uko bazita zamamaye mu Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo Sylvester Stallone benshi bita Rambo cyangwa se Rocky yaramamaye cyane ndetse afatwa nk'umwe mu bakinnyi ba sinema b'ibihe byose ku isi yose. Mu mibereho ye yahereye ku buzima buciriritse ku buryo inkuru y'ubuzima bwa Sylvester Stallone mbere y'uko abicyamamare ni imwe mu nkuru ziteye agahinda mu byamamare bya Hollywood. Sylvester Stallone ni umukinnyi wahangayitse mu buryo bwose bushoboka. Hari igihe yahuye n'ibibazo by'ubukene ku buryo yigeze kwiba imikufi ndetse n'ibikomo by'umugore we arabigurisha. Byaramukomeranye ku buryo yanabayeho atagira icumbi. Yigeze kumara iminsi 3 araraho bategera imodoka muri New York kubera kubura amafaranga yo kwishyura icumbi ndetse no kurya byari ikibazo. Yageze naho atekereza kugurisha imbwa ye kubera ko ntacyo kuyigaburira yari afite. Byarangiye anayigurishije koko ku madolari 25 y'amanyamerika, ndetse mu buhamya bwe yivugira ko yatashye arira umunsi agurisha iyo mbwa ye. Nyuma y'ibyumweru 2 nibwo yagize amahirwe yo kureba umukino w'iteramakofe hagati ya Muhammad Ali na Shaq Wepner. Uyu mukino niwo watumye agira igitekerezo cyo kwandika filime yamenyekanye ku isi yose, filime yanakinnyemo yitwa Rocky. Ni mu 1976. Script y'iyi filime cyangwa se amagambo yose ayigize yayanditse mu gihe cy'amasaha 20. Ayirangira atangira gushaka uburyo yayigurisha. Yaje kubona kompanyi isanzwe itunganya za filime yayikunze cyane ndetse bifuza kuyigura ku madolari 125. Gusa we yabasabaga ikintu kimwe cyonyine. Yabasabaga ko bamuhamo umwanya akaba ari ukina muri iyo filime ari umukinnyi mukuru, main actor. Iyo studio yamwamaganiye kure bamubwira ko bidashoboka kubera ko ntabwo yarazwi kandi bo bashakaga umuntu uzwi uzabafasha gutuma iyo filime icuruzwa cyane ku isi. Bamubwiye ko babona ari umugabo usekeje ndetse n'uburyo avuga ngo burasekeje. Icyakurikiyeho uwitwa Stallone yafashe iyo texte cyangwa se ayo magambo y'iyo filime ye ayishyira mu mufuka arisohokera. Nyuma y'ibyumweru bike baramuhamagaye bamusaba ko bamwongeza amafaranga bakamuha amadolari 250 kuri iyo texte, warabyanga, ndetse bamugeza ku 350 nabyo arabyanga. Ikibazo cyari cya kindi, bashakaga ko abaha filime ariko ntayikinemo. Nawe ibi ntiyabikozwaga kubera ko yishakiraga gukina muri iyo filime byanze bikunze. Byaje kurangira studio yemeye ko akina muri iyo filime ariko bamuha 35,000 by'amadolari yonyine, arabyemera. Ibyakurikiyeho nuko filime Rocky yaje gukundwa bidasubirwaho ku isi yose ndetse itwara ibihembo bitandukanye kandi bikomeye bya Oscar. Stallone nawe yahise icyamamare ashyirwa no ku rutonde rw'abahatanira kuvamo umukinnyi mwiza ahangana n'ibihangange byari bizwi icyo gihe. Iyo filime yaje gufatwa nk'imwe muri filime nziza z'ibihe byose muri American National Film Registry. Tugarutse inyuma gato, nyuma y'uko Stallone abonye ayo madolari menshi yakuye mu kugurisha iyo filime ye, yifuje kongera gusubizwa imbwa ye yindi yagurishije ku madolari 25 kubera ko yayikundaga byabuze urugero. Byamufashe iminsi 3 atarahura n'uwari warayiguze. Kera kabaye barabonanye. Stallone agerageza kubwira uwo mugabo uburyo yakundaga imbwa ye, anamwumvisha impamvu yatumye ayigurisha, bityo asaba ko yayimusubiza. Umugabo arabyanga, amubwira ko adashobora kumusubiza iyo mbwa ye. Bigeraho Stallone yemera kumuha amadolari 1,000, ariko umugabo nabyo arabyanga. Biragoye kumva uburyo kugira ngo abashe gusubirana imbwa ye byamusabye gutanga amadolari 15,000 mu gihe yari yarayigurishije amadolari 25 yonyine. Ubu mu mateka ya sinema ku isi benshi bazi uyu mugabo nka Rambo. Ni umwe mu bakinnyi bakomeye ba filime kandi binjiza miliyoni nyinshi z'amadolari. Yavuye kure habi kandi yageze kure heza kubera ko ntabwo yigeze acika intege kandi yigiriye icyizere, yihagararaho akomera ku nzozi ze. Kuri benshi John Rambo cyangwa se Stallone Sylvestre ni isomo rikomeye cyane ry'ubuzima, ry'uko muri iyi si ushobora kuba mu bibazo bikomeye, abantu bakifuza umutungo wawe ariko wowe batagushaka. Kugira ibitekerezo byiza ndetse n'ubumenyi bwinshi ubwabyo ntabwo bihagije, ahubwo kugira inzozi nziza kandi zikomeye
ukiha intego ndende y'icyo ushaka kugeraho, niyo cyaba gikomeye bingana bite. Ni kimwe mu bintu bifasha kugera kure wifuza. Nuramuka wemeye gutanga ibitekerezo n'ubwenge bwawe mu buryo budakwiye, birashoboka ko uzabyicuza. Nyamara niwemera gukorerwa ibindi byose ariko ukanga umuntu ukandagira inzozi zawe, ushobora kuzaba urwanya ikigabo. Ni wowe wenyine uzi icyo wifuza kugeraho. Ibyiza ni ugukomeza gutumbira inzozi zawe, ugahakanira abashaka gushyira akadomo ku nkuru y'ubuzima bwawe. Mu ncamake, amazina ye yose ni Sylvester Gardenzio Stallone. Yavutse ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 7 mu 1946 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abyarwa na Frank Stallone wakoraga umwuga wo kogosha. Ni Umutaliyani wagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu 1930. Nyina ni Jackie Stallone ufite inkomoko mu Bufaransa. Yari umubyinnyi w'umwuga. Aho yakuriye mu mujyi wa New York, yahagiriye ubuzima butari bwiza habe na gato. Yavukanye uburwayi bwo kugagara igice cy'ibumoso cy'isura ye, paralysie faciale, bituma akura atazi kuvuga neza. Nako yahuye n'ingorane zo gusekwa n'abana bagenzi be. Ibyo bibazo byose byazaga byiyongera ku kuba yarabanaga na nyina wenyine, kubera ko ababyeyi be batandukanye mu 1957 afite imyaka 11. Nyina yiyemeza gushaka imirimo y'amaboko, rimwe na rimwe yabaga imeze nk'uburetwa, ariko akemera kubikora ngo ashake icyamutungira abana be babiri, Sylvester Stallone na murumuna we Frank Stallone Jr. Ibibazo yagize mu bwana byatumye adakunda kwiga, akihatira gukora siporo cyane, by'umwihariko iyo gukomeza umubiri, bodybuilding. Gusa ibi ntibyamubujije kurangiza amashuri yisumbuye, ndetse ashobora kujya muri kaminuza kwiga ibijyanye n'ubugeni n'ubuhanzi, akabifatanya no gukora uturimo tw'amaboko twinica ntikize. Atangira kugerageza amahirwe ye mu mwuga wo gukina sinema, ntabwo byamworoheye. Aho yakomangaga hose bamusubizaga inyuma, bamuhora ko atavugaga neza, kandi n'isura ye yari ihengamye kubera uburwayi yavukanye buzwi nka nyabahema. Ushobora kuzamubona muri filime afite iminwa isa n'ihengamye. Iyo ariko ntabwo byamuciye intege. Abonye muri filime byanze, yayobotse inzira yo gukina mu makinamico kugira ngo akomeze yimenyereze ibisa no gukina filime. Ariko ubukene buranga bukomeza kumuzahaza we n'imbwa ye yitwaga Butkus. Babanaga bonyine. Hanyuma umunsi umwe inzara imurembeje ahagana mu 1966, afata icyemezo cyo kugurisha imbwa ye amadolari atageze kuri 50, ariko ayitangarira. Kubera ibibazo by'ubukene bwari bumaze kumuzonga, mu 1970 yemeye gukina muri filime yajyaga gusa na filime y'urukozasoni, pornography, yitwaga The Party at Kitty's and Stars. Ariko baje kuyihindurira izina bayita The Italian Stallion, nyuma yuko yari amaze kumenyekana kandi akaba yari afite inkomoko mu Butaliyani. Mu 1974 isura ye yatangiye kumenyerwa muri sinema, maze Stallone aza kubona akazi ko gukina ari iruhande rw'umukinnyi w'ingenzi muri filime zitandukanye, zirimo iyitwa The Lords of the Flabash, Woody Allen's Bananas, n'iyitwa Clute. Uyu mugabo yakomeje guhatana kugira ngo arebe ko nawe yagera ku rwego rw'umukinnyi wa filime wubashywe, ari nabyo byatumye yiyemeza kwicara yandika inkuru y'umuteramakofe amwita Rocky Balboa. Gusa ni umuteramakofe utaruzwi muri uwo mukino, nta n'ubunararibonye afite, aza kwisanga agomba kurwana n'uwari ufite umudari wa mbere ku isi. Iyo nkuru yagejeje ku batunganya filime, barayakiriye, bamusaba ko bayigura, bakamuha $100,000, ariko arayanga. Ababwira ko kugira ngo ayibahe bagomba kureka akaba ari ukina ari Rocky, ariko nabo baramwangira. Bamwongereraho ibindi $100,000. Umugabo arabyanga, bongeraho handi biba 300, nabwo arabyanga, maze baramureka asubira nayo inkuru ye. Hashize iminsi baramuhamagaye bamubwira ko niba ashaka kuba ari gukina iyo filime, iyo nkuru ye bayigura $30,000. Stallone arayemera, atangira gukina filime ya Rocky mu 1976. Izina rye riba rigiye mu ruhando rw'abakinnyi ba filime bihagazeho, kubera ko yaje no kwegukana ibihembo 3 bya Oscar, harimo icya filime nziza y'umwaka. Mu 1982 amaze kubona amafaranga afatika, yasubiye gushaka wa muntu yagurishijeho imbwa ye, amusaba ko nawe yayimugurishaho, maze Stallone ayigura $15,000. Filime ya Rocky imaze kumuhira, yigiriye inama yo gukina izindi 5 mu 1979, mu 1982, mu 1985
mu 1990 n'ibihumbi 2006 azikorera rimwe niyo yakinnye yitwa Rambo, aho akina ari umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuye ku rugerero mu ntambara ya Vietnam ahagana mu ntangiriro z'imyaka ya za 80, ari nayo yatumye ajya ku rwego rw'umukinnyi wa filime w'icyamamare nyuma yo gukina yitwa John Rambo mu 1985, mu 1988 no mu 2008. Hagati aho ariko mu myaka ya za 90 yakinnye izindi filime nyinshi zirimo iyitwa The Expert, Copland n'iyitwa Cliffhanger. Yakomeje kugera mu 2010 ubwo yatangiraga gukina mu zitwa Expendables ari kumwe n'abasaza bagenzi be nka Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Mickey Rourke ndetse no mu 2012 ari kumwe na Jean-Claude Van Damme. Hanyuma ya gatatu mu 2014 irimo Antonio Banderas, hari n'indi irimo Harrison Ford. Mu kwezi kwa mbere mu 2016 Golden Globes yahaye Sylvester Stallone igihembo cy'umukinnyi w'indashyikirwa wakinnye mu mwanya wa kabiri w'ingenzi muri filime yitwa Creed, ifatwa nk'umurage wa Rocky Balboa. Ya nkuru yanditswe mbere na mbere na Stallone ubwe ikamubera intangiriro yo kwamamara. Sylvester Stallone afite abana 5, abahungu 2 n'abakobwa 3. Yababyaranye n'abagore 3, ariko imfura ye Sage Stallone nawe wakinaga filime yitabye Imana mu 2012. Undi muvandimwe we Seagal Stallone we yavukanye ikibazo cy'indwara ya autism. Mu buzima bwe yashakanye n'abagore 3. Umwe ni Sasha Shake, bashakanye mu 1974, batandukana mu 1985, ndetse ni nabo babyaranye abana b'abahungu be 2. Maze nyuma ashakana n'umunyamideli w'umunyadanimarkekazi Brigitte Nielsen. We ntibamaranye igihe kirekire kubera ko batandukanye nyuma y'imyaka 2 gusa mu 1987, ndetse ashakana na Jennifer Flavin, bashakanye mu 1997, barabana kugera uyu munsi. Ni nawe babyaranye abakobwa 3. Stallone yagiye yumvikana yikoma abantu bamunenga ko yabyaye abana b'abakobwa gusa aho kubyara abahungu. Mu kiganiro yagiranye na Cinema Blend Magazine cyagarukaga kuri filime nshya Expendables igice cya 4 yahuriyemo n'ibyamamare nka Jason Statham, Dolph Lundgren ndetse na Megan Fox, Sylvester Stallone yaboneyeho agira icyo avuga ku bimaze iminsi bivugwa kuri we. Mu magambo ye icyo gihe yaragize ati, ntewe ishema ko ndi umubyeyi w'abakobwa 3. Nta na rimwe mu buzima nigeze numva ko ari ikibazo kuba narabyaye abakobwa benshi. Ati abakobwa banjye niyo Imana yampaye kandi nari mbakeneye. Ntabwo numva impamvu abantu babigiraho ikibazo kandi jyewe ntagifite. Stallone icyo gihe yakomeje agira ati abantu iyo banenga ko mfite abakobwa birengagiza ko igitsina gore ari nk'Imana, nibo batubyara kandi nibo banyembaraga nabonye. Ntacyo abakobwa banjye bananirwa gukora cyakorwa n'abahungu. Aho tugeze ntabwo nari nzi ko hari abakita ku gitsina umugabo abyara. Yavuze ko ntacyo abakobwa bananirwa gukora gikorwa n'abahungu. Stallone yongeyeho atabanenga babanze bakora ubushakashatsi bambwira ikibazo kiri ku kubyara abakobwa. Ndumva ahubwo aribo bakwigaya kubera ko bafite iyo myumvire. Filme The Family Stallone niyo yatumye benshi bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga. Hollywood Reporter ni ikinyamakuru cyatangaje ko benshi bibasiye umugabo nyuma y'uko filime y'uruhererekane igaragaza ubuzima bw'umuryango we yitwa The Family Stallone inyuze kuri MTV, maze bagatangira kuvuga ko Stallone yagize amahirwe make yo kubyara abakobwa benshi. Bamwe bavuga ko abakobwa be aribo Sofia Stallone, Steen Stallone hamwe na Scarlett Stallone, ngo bose nta uzabasha kugira ikirenge mu cyase mu birebana no gukina filime kubera ko umwe ni umunyamideli mu gihe abandi bakora ibiganiro bya podcast. Hollywood Reporter ikomeza ivuga ko abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko Stallone yari akwiriye kuba yarabyaye umuhungu uzakomeza kuzamura ibigwi by'izina rye kubera ko mu bakobwa afite bisa naho nta wamukurikije. Ibinyamakuru bitandukanye birimo Essentially Sport na Screen Rant byandika ku byamamare bivuga ko ku myaka 77 Stallone Sylvester afite imitungo ibarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari, akaba amaze gukina muri filime zirenga 70. Umushahara we kuri filime imwe uri hagati ya miliyoni 10 na 20 z'amadolari. Nawe ubwe ni umwanditsi wa filime uzitunganya akanazishyira ku isoko. Usibye kuba umukinnyi wa filime wamamaye ku isi, mu buzima busanzwe ni umunyabugeni ukomeye ndetse uzwi cyane mu bijyanye na politike, aho ari umufana ukomeye wa Donald J. Trump utegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi. Mu mwaka wa 2016 ubwe Donald J. Trump ubwo yatsindiraga manda ye ya mbere yo gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abajyanama be 2 batangaje ikinyamakuru cya New York Times ko begereye umukinnyi w'ikirangirire ku isi muri sinema
bakamumenyesha ko ibiro by'uyu mukuru w'igihugu watowe bimwifuza nk'umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhanzi n'ubugeni muri Amerika, National Endowment for the Arts. Bavuze ko nubwo yamenyeshejwe icyo cyifuzo cya Donald Trump n'ibiro bye, ngibijyanye no kumuha izo nshingano bitarakorwa mu buryo bwemewe n'amategeko, kubera ko bagombaga kubanza kumenya uko yabyakira. Stallone yabwiye People Magazine ko yashimishwa cyane no kugira uruhare mu bijyanye no guteza imbere abahanzi no kuyobora icyo kigo gifite mu nshingano kubafasha no kubatera inkunga, ariko atangaza ko yakwishima kurushaho aramutse ahawe inshingano zo kuvuganira no gufasha abasezerewe mu ngabo z'igihugu. Icyo gihe yaragize ati njye ntekereza ko ahubwo nabo w'ingirakamaro kurushaho namutse ngiye mu byo kugarura mu buzima busanzwe abasezerewe mu ngabo z'igihugu, bakabona indi mirimo yunguka, bakabonaho kuba heza n'ubufasha mu by'ubushobozi bw'amafaranga. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyo abo mu biro bya Donald Trump batekereza ku byatangajwe na Stallone. Icyo gihe Stallone ni umwe mu bantu bake b'ibyamamare bavuze kuri Donald Trump bamutaka, mu gihe abenshi bakunze kumugarukaho banenga imivugire ye, bashinja gutandukanya abanyagihugu muri Amerika. Benshi bagerageje kumurwanya mu gihe yiyamamazaga. Stallone ubwo aheruka kuvuga kuri Donald Trump mu mwaka ushize mu kinyamakuru Variety, yavuze ko ari mu cyiciro cy'abagabo akunda uburyo bitwara ndetse n'uburyo ari umuntu wigirira icyizere mu buryo budasanzwe. Gusa Stallone ntabwo yigeze ajya muri guverinoma ya Donald Trump, gusa birazwi ko ari umufana ukomeye. Stallone ubwe ni ikirango cy'ubuhangange bw'abanyamerika biciye mu rwego rwabo rwa sinema. Yafashije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwamamara ku isi yose ndetse akwirakwiza umuco wabo. Niyo mpamvu natwe tumuvuzeho.